Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza aho muri hose n'uwo bitameze neza yihangane. Nje mugiye kubana muri aya makuru nikiki bisanzwe nshishikariza wowe mbere yuko dukomeza wowe kigera hano kuri YouTube channel bwa mbere kuba wakora like, share, subscribe na comment kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Amakuru tugiye kubagezaho uyu munsi ni amakuru ajyanye na showbiz hano mu Rwanda. Nkuko mubizi hashize iminsi bivugwa ko umuziki wo mu Rwanda na entertainment muri rusange iri kugenda itera imbere yaba hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze by'abaturanyi. Amakuru tugiye kubahereza ni amakuru avuga ku muhanzi n'umuproducer uririmba injyana ya R&B uzwi ku izina rya elee, aho ku munsi w'ejo yari afite igitaramo performing live mu gihugu cy'Uganda Kampala mu murwa mukuru. Ni nyuma y'uko icyo gitaramo kibaye byagaragaye ko afite n'indi performance ahantu bita muri comedy store Uganda. Comedy store Uganda ni comedy show ibera live, aho haza performing live kuri uyu munsi ku itariki 27, aho azaba ari kumwe n'abantu bagiye batandukanye bakomera mu gihugu cy'Uganda, harimo bita Pastor Wilson Bugembe. Kubaza umuziki wa Uganda ni umugabo uririmba indirimbo za gospel nawe ufite izina rikomeye, akazafatanya n'indi bita Stream of Life Choir nayo ni korali iririmba indirimbo za gospel mu gihugu cy'Uganda nayo ikomeye, n'abandi benshi bagiye batandukanye ntabwo twabarondora. Icyamaje kugaragara ni amafaranga ashobora kwishyurwa, aho itike ari 25,000 by'amagande, tebo y'abantu bane ikaba 500. Iki gitaramo cyangwa iyi comedy show yateguwe n'ubufatanye na NTV ni televiziyo ikorera muri Uganda, n'indi bita Tours nikorerwa mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'uko bigaragaye ku muziki mu Rwanda nyamara kugenda utera imbere, aho abasore bacu bagenda batumirwa mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo nk'aba Debeni, harimo ba Bruce Melody bafite ibitaramo na tour muri Europe, harimo n'ubita Eva Muzika nayo ejo ikaba bakoreye icyegeranyo cye yuko nawe yagiye gukora igitaramo hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba nawe afite Europe tour. Nayo makuru twe tubafitiye abashoboye kugerayo bajya gusapotinga umuhungu wacu. Ciao nakagaruka.